nyuma badushyiremo amafoto ya rutahizamu Rayon Sport ishaka. Rayon Sport ifite imyanya 2 uvuga ngo ni imyanya 2 kuri liste y'abantu 30 bya bintu twavuga akazuba ni imyanya 2 hari rutahizamu ibintu bikeneye guhinduka byihutirwa kuwa gatanu iyi nkuru nibwo nayimenye neza kuwa kane match ya Kigali yakinwe kuwa kangahe Rawari akina asimbuye karira bari ku match ya mbere ya Jimmy Mulisa kuva Jimmy Mulisa yaza ntabwo arabanza Seven adufasha duterekira amafoto ya rutahizamu wambaye bakinira gasugi imyenda yavuze ngo namushyizemo akina nabi ndarakara mukuramo narakaye cyane n'umunebwe cyane yaramurashe kwego adufasha duterekemo rutahizamu wambaye imyenda y'ubururu ari kumwe na Chabarara ndetse n'imihondo kizaboneka muri bakayitaba banganyije na gasugi kimwe ntago ari Arthur dushaka Arthur twamubonye Museveni duterekera amafoto y'umuntu bita Abubakar Rawari Rayon irashaka gucima tumuvuge abantu munyarukire kuri YouTube channel murebe amashusho y'umusore bita Abubakar Rawari kuwa kane kazungu nyuma y'uko match irangiye yahuje AS Kigali na equipe ya Mukura namanukanye n'umuntu bita Wakala muri ya modoka ye ntajya kunda ko tuvuga hari ahantu akora kurura muhondo urumva turamanukana bisanzwe turimo tuganira sinzi ukuntu namuciye mu ryera numva ari kuri telefone numva arimo kuvugana n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport ariko ntukagora uburyo yuko ari umureye utavanye ura n'umureyo ntabwo nari mbizi nimero ya mbere kara siko neza ko akarafana nabaze nabe APR burya baze reka badukira amafoto y'umuntu bita Abubakar Rawari urumva numva arimo aravugana n'uwahoze n'umwe mu bahoze bayobora equipe ya Rayon Sport noneho numva hajemo akantu ka transfer numva aramubwiye ngo iyi ni inshuro ya 4 twongeye kukwinginga waduhaye umukinnyi wacu sinamenye uwo ari we mpagarara amahonga mo hagati ariko umutima wanjye bo watarutse ndavuga ni transfer ngomba kubimenya ndo wa mbere noneho numva aravuze ngo n'ikimenyimenyi wabonye ko ari marakira iminota 10 asigaye amushyira mu kibuga umutoza akongera akamukuramo ndavuga ni sawa ndavuga ni reka ndebe uko bimeze avuye kuri telefone ndamubwira nti Wakara ugiye hehe bura ntabwo narinzi ko umuntu bita Muvunyi afite hoteli hano mu Kiyovu uzamuka usa nkwerekeza kuri Flash kuri Radio Flash kuri Kagana k'amabuye kerekezayo hano afite hoteli sinarimbizi none se Flash yiri ko ibukimihurura Kimihurura nakurakoze cyane ni kukimihurura ntabwo ari mu Kiyovu urabona reba ugeze hano reba ugeze hano Kadiraka aho yahoze hano kuri uyu muhanda wo hejuru uzi ko hari umuhanda uhita ukata gutya uzamuka ujya mushya hari ujya kuri Flash gutyo uzamuka hari n'undi no kukademeka APR hakaba n'undi w'umuhanda w'amabuye usanzwe ukirenga uriya muhanda w'amabuye cyimo kuzamuka urenze korosi hari hoteli ya Muvunyi buryo se hari hoteli ya Muvunyi arakoze cyane amafoto ndayabonye abantu murebo rutahizamu bita Abubakar Rawari none ndamubwira nti ugiye hehe nari mubwiye ko ntashya arambwira ngo nihagiye ndamwana ugiye aramwe ati ngiye kuri hoteli ya Muvunyi eta numva ko harimo transfer ikomeye cyane mu gisata burenge turagenda tuhageze we yakirwa nk'umwami kuko arahazwa donc abakozi ba Muvunyi baramuzi cyane haza kenshi ahageze yanga ko nge ninjira nge nguma mu modoka Wakara aragenda mbaza umuntu umwe mu bantu bari baraharamyemerera ambwira ko yaragiye kubonana n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport hagati ya Roger n'umuntu bita Prosper banze kumbwira izina umwe muri bo bari bagiye kubonana n'uyu Wakara nyuma Wakara nibwo yaje kumbwira Abubakar Rawari yaje mu Rwanda ari wa Rayon Sport buryo ngo riyo yaje ari umukinnyi wa Rayon yego nabyibuka habuze amafaranga byagenze bite uriya muntu wari uyoboye cyagihaza muri bamwe mu bantu bari bayoboye Rayon Sport icyo gihe nuko batigeze bumvikana kubera ko atari wa mugize uruhare kumwizanira donc bamwe mu bayobozi ba Rayon banze gufata Rawari ngo kubera ko atari bo bagize uruhare mu kumutumiza burya Rawari yari yatumijwe na Muvunyi yamutumye kandi ubizi nari kuri izi mikoro
Muvunyi yaramubwiye ngo ndashaka kumushakira umwataka w'ibihumbi bitarangije ibihumbi 10 by'amadolari. Arayatanga ariko aravuga ati ntuvuge ko ari iki. kuko nuvuga ko ari iki ntibiri bushoboka. Ese ntabwo namenye niyo mpamvu icuma ararijyana aragenda azana Abubakar Lawari. Jye narinzi ko bamupinze ko adashoboye simbuka uko byagenze. AS Kigali yenda gusohoka akeneye umwataka vuba vuba ihita imwitwarira mu masegonda atangiye gutsinda rero twese turatangara. Rayon Sport ni gute yahombye uyu mwataka kandi aribo bamwishyuriye itike. Amakuru ahari rero nyuma y'uko bamwanze ya komite yaciye azagura n'ikibazo Lawari nanone arimo gukina neza kuri ataka aratsinda baramuhindura. buriya muri ikintu cyamushegesha umutima namenye Lawari ntabwo yashakaga kuva ku 10 cyangwa 9 niyo myanya yashakaga kumujyana ku ruhande. Ni kimwe mu bintu byamubangamiye cyane. Abubakar Lawari Rayon Sport bamaze kugirana ibiganiro inshuro 4 ku meza. Rayon Sport uyu munsi Abubakar Lawari wubwe arimo arasaba AS Kigali kuba yayivamo. Rayon Sport niwe mwataka ishaka mukude kugira ngo ya myanya ibiri yuzure Pierrot n'umuntu bita Lawari. Wabyumvise bihagaze. Rayon Sport irashaka kubwira AS Kigali, irashaka kugura kontra AS Kigali ya meza asigaye. Hasigaye ameza ngahe? Sa ameza nese? Ntiriko champion mu kwa gatanu kazo. 8. Reka tubara 5. Tubara 5. Nuko nguko tubukiremo. Perezida wa equipe ya Rayon Sport n'abayobozi bari kwanza ni Roger. Reka muvuge mu mazina. Roger ni ubiri inyuma byose. Roger kuvuga na perezida wa equipe ya Rayon Sport. Roger babwiye Lawari na manager we na AS Kigali. Mutubwire amafaranga mwifuza mu mezi 4 murashaka ngahe? Nizishaka ziba ari miliyoni 10 kazungu. Rayon Sport iteguye kukwishyura umuntu bita Lawari kuko bashaka kugenda. Kimwe mu bintu rero kiri gutuma pushinga. Match ya mbere muri samutoje kazungu yamukize mu kibuga itongera mukuramo. Match ya kabiri mukude ejo bundi yerekanye ko mwaka kuko yakinye iminota 10 mukude. Nyuma ya match yahamagaye Wakara kuri telefone turi kumwe aramubwira ngo manager ndashaka kugenda ntago nshaka kuguma muri AS Kigali turi kumwe ipira utuyimwange chini. Aravuga ngo ndashaka kugenda manager nge ndashaka kujya muri Rayon Sport. Wakara amagambo yanyivugiye reka nyavuge kuri mikoro ndo muhamye sinongera singabanye. Wakara yarambwiye ngo nushaka uzabikonfirme Lawari n'umukinyi wa Rayon Sport umwaka utaha. AS Kigali niyemera aya meza asigaye biraba mahire nitemera Lawari n'umukinyi wa Rayon zitaha. Ayo magambo yarambwiye ndo muhamye ariko nabwo ni ibyanga irahomba kuko urahemba umuntu udashaka gukina. Nge naba kwizi match ebyiri zamwangishije AS Kigali kurusha ko muri se yakoze agashya. Nitwumva ko Lawari twumva ko ubwo Lawari bishoboka ko ariko kuko yaramaze gukina ku mpande uriho twapanze ikipe yacu. Genda vuga ni Lawari na Shabarara ku mpande zombi sugira hagati yabo ku 9. Badufashe hari highlights niba zihari match bakina na Police baziterekemo ko nazo twaziterekemo. Ariko ngiye gutungurwa mu Lawari ari mu gasinga 11 ya Police twatuzi ko ese buratuvuge Saddam muri